reka dutangira ngaha. Mercedes Benz S600 Guard Pullman. Iyi ni imodoka idasanzwe yakasa mutwe abayobozi n'abandi bantu bose b'ibyamamare bakoresha umutekano wabo. Mercedes Benz S600 Guard Pullman akaba ari imodoka Vladmir Putin, umuyobozi w'Uburusiya, yakoreshaga mu mwaka wa 2021 2019 kumanura. Gusa n'ubu ngubu hayigendamo nubwo atari iyo modoka yiwe ya mbere y'umutekano. Gusa na n'ubu aracyayikunda kandi aracyayigendamo. Iyi modoka mu myaka yose yayikoresheje ayigendamo, ayikoreramo ingendo nyinshi zigiye zitandukanye. Ntabwo yigeze yikoma umutekano wowe na gato, kubera ko ino modoka nayo ubwayo ikoranye ikoranabuhanga ridasanzwe. Si ibyo gusa, ntabwo ari Vladmir Putin wenyine, ahubwo n'ibyamamare byinshi mu isi. Gutunga imodoka yitwa Benz ni indoto kuri bo. Ku rubyiruko kandi rwo mu isi yose, nabo ino modoka yababanye nk'ikiyobyabwenge, kubera ko buri wese uyibonye arayirangarira. Mercedes Benz, muhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi gicukumbuye kigiye kuvuga kuri Mercedes Benz, uburyo uruganda rwavutse n'uburyo rwisanze ahangaha ruri mu modoka nyinshi cyane kuri iyi si zikunzwe kandi zigurwa amafaranga menshi. Mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Wowe uri kureba iki kiganiro ntibibagirwe gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kureba ibindi biganiro byose bica kuri ino channel. Murakaza neza. Mercedes Benz ni ijambo cyangwa se ni kampani ikora imodoka, gusa izina ryayo rigizwe n'amagambo abiri. Mercedes akaba ari ijambo rituruka ku Kinyespanyol rivuga Mercedes, mu Kinyarwanda bikaba bisobanura imbabazi cyangwa se mercy. Benz akaba ari ijambo rituruka mu Kidage. Iri jambo Benz rikaba rivuga bright and strength, cyangwa se ikintu cyiza kandi cy'ikinyembaraga. Ushobora kwibaza ngo uruganda rwa Mercedes Benz rwavutse ryari kandi gute? Mu mwaka wa 1884 umugabo witwaga Carl Friedrich Benz nibwo bwa mbere muri uwo mwaka mu isi hari hakozwe icyo twakwita nk'imashini yari ifite amapine gusa yabasha gutwara abantu. Carl Friedrich Benz, umugabo wari ufite indoto yo kuzakora imashini izagira isi akamaro kandi izaba yoroshya ubuzima bwa buri munsi bwa buri kiremwa kiri hano mu isi. Nibwo bwa mbere yarakoze imodoka yitwa Benz Patent Motor Wagon. Iyi akaba ari imodoka yarakoze kugira ngo we ajye yigendamo. Iyi modoka yari igizwe n'amapine 3, imyanya 2, intebe z'ibiti ndetse n'ibyuma biri mu bwoko bwa steel bikeya byari biri ku mapine yayo. Aka kanya ufashe murandasi yawe, ugafata telefone cyangwa n'imashini yawe, ukajya muri Google ugasacingamo umuntu wa mbere wakoze imodoka bwa mbere mu mateka y'isi, nta kabuza baraguha Carl Friedrich Benz, umudage bita sogokuruza w'amamodoka, kubera ko ari umuntu wa mbere wakoze imodoka hano ku isi. Uracyari kwibaza ngo ino modoka twavuze yitwa Benz Patent Motor Wagon, ese yaba ari imodoka ya mbere yakozwe ku isi? Igisubizo ni yego. Nta kabuza byari byiza kubona mu baturage b'Abadage babashije kubona imashini izajya ifata ibihingwa byabo n'imyaka yabo bajyanaga ku isoko ikaborohereza urugendo rwabo, kubera ko muri iyo myaka Abadage benshi bahingaga imyaka gusa kuyigeza ku isoko bikababera ingorabahizi, kubera ko bafataga abantu benshi bakabiheka, hamwe na bamwe bakamara iminsi n'iminsi mu nzira bajyana imyaka yabo ku isoko. Carl Friedrich Benz niwe muntu wa mbere wabashije gukora icyo twakwita nk'imashini yari kubafatira iyo myaka ikayibajyanira ku isoko byoroshye, kuko muri icyo gihe bari batarayita imodoka. Akimara gukora iyo modoka ntago yari yikoreye isoko nyamwinshi ry'abantu, ahubwo yari imodoka yari akoze kugira ngo we ijye imworohereza. Birumvikana ko yari akoze imodoka yiwe wenyine, gusa abaturage b'Abadage bakimara kubibona nabo nta kabuza bifuje yuko iyo mashini yaba afite nawe yayitunga. Friedrich Benz akimara kubona imbaga nyamwinshi y'Abadage ikeneye iki gikoresho, yabwiye inshuti ye yitwaga Kojuyebo Demera kugira ngo nabo bafatanye bashaka ukuntu bakora izo mashini nyinshi. Ntibyatinze, mu mwaka wa 1886 izi nshuti ebyiri zanze yuko zigana banki yari ibegere muri uwo mujyi witwa Mannheim, akaba ari nawo mujyi babagamo, kugira ngo yise amafaranga babashe kuba batangiza uruganda rukora izo modoka, kubera ko abaturage bari bazikeneye ari benshi.
mu mwaka w'1888 aba babashije gukora imodoka ya mbere yari ikorewe abantu iyitwaga Benz Patent Motor Wagen version ya mbere. Iyi modoka bakisohora imwe yari ihagaze $1,000. Ushobora kwibaza ngo iyi modoka ya mbere yari igenewe ikiremwa muntu cyangwa se yari ikorewe abantu yari iteye ite? Iyi modoka yari ifite amapine 3 kandi igenda kilometero 16 mu isaha. Birumvikana ko yagendaga gake cyane. Ifite horsepower 0.75 ndetse igendamo abantu babiri gusa. Ifite aho basohokera habiri cyangwa se imiryango ibiri. Abaturage b'Abadage izi modoka bazisamiye hejuru kubera ko bari babonye ikintu kibasubirije ibisubizo byabo mu buzima bwa buri munsi. Iyi modoka ya mbere akarusho yari ifite mwabashaka kuyigendamo muri babiri gusa n'inyuma yaho aho twakita nka butu y'imodoka z'iyi minsi washaka kuba washyiramo ibintu byawe bikeya waba ugiye ku isoko cyangwa uri gutembera. Iyi modoka Abadage benshi barayiguze ku bwinshi. Uruganda rumwe rukumbi rwitwaga Benz mu isi yose icyo gihe nibwo rwakoraga mu mwaka w'1888. Kubera ukuntu abaturage bari baguze izo modoka, umwaka ukurikiye mwaka w'1889 nibwo uru ruganda cyangwa se abagabo babiri bari bafite uruganda ruto cyane rwakoraga imodoka nkeya zitabashaga guhaza abaturage benshi n'ukuntu bari bazikeneye. Hanze yuko bakora imodoka ya kabiri bakora yitwaga Benz Velo. Benz Velo yo yari ibashije kuba yatera imbere kurusha ya modoka ya mbere bari barakoze yitwaga Motor Wagen, kubera ko Benz Velo yari ifite icyitwa horsepower ya 1.5 ibasha kugenda ibirometero 19 mu isaha. Mu mwaka w'1894 hakozwe Benz Velo 67 kubera ukuntu abaturage bari bazikunze kandi bari kuzigura nk'amasuka. Uru ruganda rubona yuko bakeneye gukora izindi modoka zigenewe abaturage. Mu mwaka w'1895 hashize umwaka umwe bongeye gukora imodoka 137 ziri mu bwoko bwa Benz Velo. Zikigera ku isoko zose zahise zigurwa zirashira. Gusa mu mwaka w'1899 uruganda rwitwa Benz rwari rwariguriye abaturage benshi bo mu Budage n'abandi bo mu bindi bihugu byari bikikije Ubudage. Gusa mu Butaliyani hahise havuka urundi ruganda rwitwaga Fiat, akaba ari rwo ruganda rwa kabiri rwari ruvutse mu isi rukora imodoka. Birumvikana yuko izi nganda zose zari zigiye mu ihangana. Mu isi mu bindi bihugu byinshi naho hari hatangiye kuvuka izindi nganda zakoraga imodoka kandi zizikora neza zije kugira ngo zihangane n'uruganda rwitwaga Benz. Gusa uko imyaka yagendaga ishira n'ubundi Benz yagendaga ikora imodoka nziza kandi zakundwaga n'abantu bose mu ngeri zose ku isi. Ushobora kwibaza ngo ese kuno uruganda barutangiye rwitwa Benz izina rindi ryitwa Mercedes ryavuye hehe? Mu 1903 umushoramari witwaga Emil yari Umudage yemeje yuko agiye gushora imari muri runo ruganda rwitwaga Benz kugira ngo rukora imodoka nyinshi zakundwaga n'abantu kandi rwunguka andi mafaranga menshi. Uyu mushoramari witwa Emil yari afite umukobwa witwaga Mercedes amukunda cyane kubera ko yari ikinege. Mu kuba umushoramari wa runo ruganda ari we wishyiragaho amafaranga menshi kugira ngo rukore imodoka nyinshi, 1910 nibwo yafashe izina ry'umukobwa witwaga Mercedes aryongera ku ruganda rwabo rwitwaga Benz. Guhera ku kanya muri uwo mwaka 1910 uruganda rwese ruhindurirwa izina rwitwa Mercedes Benz. Mu guhindura uruganda izina ryarwo bakongeraho iri zina ry'indi Mercedes, abakiriya bakomeje kugura imodoka ku bwinshi bazigura nk'amasuka zikorwa n'uru ruganda rwitwaga Mercedes Benz. Mu mwaka w'1955 nibwo bwa mbere uruganda rwagurishije imodoka yabunguye amafaranga menshi cyane. Akaba ari imodoka yitwaga Mercedes Benz CLR, ikaba yarabunguye amafaranga arenga $145 z'idolari muri uwo mwaka. 1929 Frederick Benz wari warakoze mu ruganda yararutangije arusiga amaboko ya Emil ndetse na Godfrey Budimera. Muri ako kanya akimara kwitaba Imana aba bagabo babiri bahise bakora icyitwa Daimler AG cyangwa se Daimler AG Company Group. Iyi akaba ari company yakoreraga mu Budage ikora imodoka nyinshi zitandukanye hano mu Budage kugeza na n'ubu ngubu. Daimler Company AG Group yakozwe na bano bagabo kugeza kano kanya
brand ya mbere bacuruza y'imodoka ni Mercedes Benz birazwi. Gusa si yo yonyine kubera ko bakora n'izindi brand z'imodoka harimo nk'itwa Western Star, Setra n'izindi. Muri kano kanya uruganda rwitwa Mercedes Benz rukorera mu Budage ruhagaze akayabo ka miliyari 74,500,000 z'idolari, akaba ari amafaranga abafasha mu bushabitsi bwabo bwa buri munsi no gucuruza imodoka ku isi. 2019 uruganda rwasohoye imibare y'imodoka rwacuruje ku isi hose, rwavuze yuko rwacuruje miliyoni 2,339 n'imodoka 562 ku isi hose. Mwaka wa 2021 rwacuruje imodoka miliyoni 2,330 n'imodoka 169. Birumvikana ko zari zagabanutse, bavuze yuko kubera corona yari yarajaje isi ariyo mpamvu izi modoka zabo zagabanutse mu mibare y'imodoka bacuruzaga hano ku isi. Gusa ibihugu bya mbere bigurishwamo zino modoka z'ubwoko bwa Mercedes Benz, icya mbere ni China cyangwa se kizwi nk'Ubushinwa, icya kabiri kikaba USA cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uruganda rwa Mercedes Benz rwitangarije yuko umwaka wa 2022 buri mwaka muri Amerika rugurisha imodoka 350,949, ariko mu Bushinwa buri mwaka Benz igurisha imodoka 595,486, akaba ari nacyo gihugu cya mbere ku isi kigurishwamo zino modoka za Benz. Uru ruganda rubwivugira yuko buri mwaka rwunguka arenga miliyari 30 z'idolari ruvanye muri zino modoka zabo nziza zakunzwe cyangwa se zihebeye n'imitima y'abatuye isi. Ushobora kwibaza ngo amafaranga angana gutya bunguka buri mwaka, ese ubundi uruganda rukora imodoka z'ubuhe bwoko cyangwa se zihe? Uruganda rwa Mercedes Benz rukora imodoka nyinshi harimo nk'izitwa Benz E-Class, Benz G-Wagon cyangwa se zo mwita Benz G-Class, uko babivuga byose nibyo. Hakaba izindi zitwa Benz AMG C63, akaba ari imodoka ziri mu bwoko bwa sport cars, zikaba zikundwa kugurwa n'abahanzi cyane. Si ibyo gusa, uruganda rukora izindi modoka zikunzwe cyane zitwa Mercedes Benz Maybach, akaba ari imodoka zifite ikoranabuhanga rikabije. Kandi muri uru ruganda hakaba harimo irindi shami rikora imodoka zitwa Brabus, zikaba nazo zikundwa n'abantu benshi. Izi modoka ziri mu bwoko bwa Brabus nazo zikaba zikorerwa muri runo ruganda rwo mu Budage rwitwa Mercedes Benz. Izi modoka zihebewe n'abasitari benshi bagiye batandukanye bo ku isi, harimo nk'umunyamideli wo muri Amerika witwa Kim Kardashian. Nawe akunda izi Benz cyane kubera ko atunze Benz zigera kuri 3. Umukinnyi wa basket witwa LeBron James nawe akaba atunze Benz zigera kuri 2 zose. Twagera kuri DJ Khaled we bikaba ibindi, atunze Mercedes Benz Maybach 2. Ibi birakabije kubera ko avuga yuko izi Benz zikunda nk'umugore wa kabiri wiwe. Nk'uko twabivuze bwa mbere, Benz yabaye nk'ikiyobyabwenge mu rubyiruko, aho kubona nk'umuhanzi witwa Lil Peep w'umunyamerika w'umuraperi akora indirimbo yitwa Benz Truck, ayikoreye n'uruganda rwa Benz kubera ukunda Benz. Gusa byagera ku munyakanada w'umugore w'umusitari cyane ukina amafilime yitwa Lauryn Smith, we bindi kubera ko abishyira no ku mbuga nkoranyambaga ziwe. Ahangaha ni nk'igihe yandikaga urwandiko rwandikiye Benz rugira ruti: ntabwo mbizi neza yuko Mercedes Benz hari icyo yabasha kumvugaho, gusa mu by'ukuri nari ndi mu bihe binyemera kugura imodoka, gusa aka kanya nishimiye no kuba ntunze Mercedes Benz. Aya akaba ari amagambo Lauryn Smith we yisohoreye ubwe ashimira Mercedes Benz. Si ibyo gusa, uruganda rwa Mercedes Benz rwatangiye imyaka ya kera ntabwo rukora imodoka gusa zisanzwe zigendanwa n'abantu, ahubwo rukora n'imodoka zagenewe umutekano wo kurinda abaperezida n'abandi bantu bose bashaka kugura izo modoka. Tugaruke inyuma gatoya, murakaza neza kuri Mercedes Benz S600 Grand Pullman, ari imodoka ya mbere twahereyeho Perezida Vladmir Putin w'Uburusiya yagendagamo. Ushobora kwibaza ngo ese no Mercedes Benz S600 Grand Pullman ni iyihe tekinoloji cyangwa se ubwirinzi yaba ifite bwabasha gufasha umuperezida cyangwa se undi wese uyirimo kwirinda? Mercedes Benz S600 Grand Pullman yakaba ari imodoka ifite metero imwe kuva hasi kugera hejuru.
gusa ino modoka ibasha kwikwedura ikava kuri metero imwe ikajya kuri metero imwe na santimetero 15 uvuye hasi ugeze hejuru. Iyi modoka kandi iri mu bwoko bwa limuzini, ikaba ifite metero 6 uhereye inyuma ukagera imbere aho shoferi yicara, bikaba bituma buri muntu wese ubasha kwinjiramo agira ubwisanzure buhagije mo imbere. Intebe zo mo imbere zaho ziba zirebana ku buryo n'abazirimo babasha kugira ibiganiro bimwe na bimwe bakora bari muri ino modoka. Iyi limuzini kandi ikaba ifitemo n'ikindi kirahure cya inch 19 kiba kiri hagati ya shoferi n'abaperezida cyangwa se abayobozi baba bari hagati mu buryo bwo kugira ngo ibiganiro by'abayobozi bigumye mu ibanga rikomeye. Iyi limuzini kandi yo mu bwoko bwa benzi, si ibyo gusa kubera ko ifite ibirahure bya bulletproof cyangwa se ibirahure bitakinjirwa n'amasasu, kubera ko niyo wayirasaho gute nta gisasu ryabasha kuyinjira. Si ibyo gusa, izi benzi zagenewe gutwara abayobozi zifite n'ubundi bwirinzi ku buryo nk'ino modoka iba igeze ahantu hari umuriro cyangwa se hari imyotsi myinshi, iyi modoka iba yifitemo fire extinguisher cyangwa se kizimyamwoto mo imbere ku buryo niyo yagera mu muriro yo ubwayo ihita izimya uwo muriro n'imyotsi yose ikavaho. Si ibyo gusa kandi ino modoka ikaba ipima toni 5 n'ibiro 400, bikaba bifasha ino modoka kugenda ishikamye hasi ku buryo niyo wayirasa igisasu gikomeye gute yo nta kibazo yagira kubera ko iremereye cyane. Iyi ngiyi akaba ari Mercedes-Benz S600 Gas Pullman, akaba ari imodoka yakorewe gutwara abayobozi cyangwa se n'abaperezida. Iyi modoka ntabwo wagenda mu ruganda rwa Mercedes-Benz ngo uhite uyigura cyangwa se ngo usange itetse uyigure. Ni imodoka zikorerwa abayobozi, zikorwa ari uko ari umuyobozi cyangwa se undi muntu watanze komande kugira ngo bayimukorere, ikongererwa ubushobozi n'ikoranabuhanga n'ubwirinzi buhanitse kugira ngo ibashe kuzarinda uwo muntu. Mbashe kubashimira mwabanye natwe mu kiganiro cy'uyu munsi, naho ubutaha.